Yesu nze nkwegere kuko ntabiriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara nabo mwami ujya umpa amahoro umpakanya. Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya ya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere mu bingerageza n'amakuba, ni wowe buhungiro nizeye mu gihe cy'akaga muri iyi si. Umpakanya ya Yesu nze nkwegere kuko wanyikorereye ibyaha, ndumva nshaka kukubwira byose kuko mwami nizeye kunyumva. Umpakanya Yesu nze nkwegere kuko ntabiriwe muri iyi si, ndetse no mu gihe cy'intambara nabo mwami ujya umpa amahoro. Umpakanya ya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya ya Yesu nze nkwegere kuko umwijima ukabije mu isi, icyo nkeneye ni ukukwegera kugira ngo numve ijambo ryawe. Umpakanya Yesu nze nkwegere mu bingerageza n'amakuba, ni wowe buhungiro nizeye mu gihe cy'akaga muri iyi si, kugira ngo numve ijambo ryawe, kugira ngo numve ijambo ryawe.